Nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro dukurikirana ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya. Ni ukuri dukomeje kubana muri iki cyisho cya karindwi kitubwira ngo hahirwa abizeye. Ni icyisho cyatuyoboye nanone mu buhamya bwatanzwe n'ababanye na Yesu bamwiboneye, ariko noneho ni ubuhamya burimo kwizera, buhamya ko bari basobanukiwe na Yesu. Nubwo wenda byabanje gusaba ko agira byinshi akora, byinshi byo kubiyereka no kubameza ko yari Mesiya, ariko noneho muri iki cyisho turabona ubuhamya bw'abantu bamaze kunyurwa bagasobanukirwa n'uwo Yesu ari we, batanga ubuhamya. Hano rero mu ngingo yo kwa kane tugiye kureba ubuhamya bw'umwe mu ntumwa za Yesu witwaga Toma Didumo. Ni Toma umwe bari batoranijwe mu ntumwa 12. Rero mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi, reka tubanze turarike Mwuka Wera mu buryo bw'isengesho maze afatanye natwe. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rigera nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko watuteguriye amagambo meza, ukaba ugiye gufatanya natwe ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera. Turakwinginze ngo ubwenge bwacu buce bugufi maze utumurikire, kandi ubutumwa bwiza turi bukuremo bwo guhindura imitima yacu, nuko nk'uko wabigenjereje intumwa zawe ukabongera kwizera kandi bakabava mu ntege nke bakajya mu mbaraga, natwe twizeye ko twumva kandi witeguye kudusohoreza ibyo bintu. Imitima yacu ibe mu mwanya mwiza aho ubasha gukora umurimo wawe muri twe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, tugeze ku ngingo yo kwa kane y'icyisho cyacu cya karindwi kitubwira ngo hahirwa abizeye. Noneho tugiye kureba ingingo itubwira ubuhamya bwa Toma. Uyu Toma bamwe bavuga Tomasi cyangwa se Toma. Uyu ni umwe mu ntumwa 12 zabanye na Yesu mu gihe cy'umurimo we, ariko turaza kureba ubuhamya Toma yatanze amaze gusobanukirwa na Yesu. Batubwiye kubanza gusoma isomo riri muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 31. Muri iyi mirongo baduhaye harimo ibigabanyijemo ibice bibiri. Bwa mbere turahasanga Yesu amaze kuzuka yiyeretse abigishwa be igihe bari bifungiraniye mu cyumba cyo hejuru barimo gusenga, cyane kubera ko bari bafite ubwoba bwo kwibaza iby'umwami wabo, ese nyuma yo gupfa no guhambwa, ndetse bamwe bari bagiye ku gituro baramubura, bibazaga ibyabaye, ariko kandi bari banafite n'ubwoba bw'abayuda kubw'uburakari bari bagaragarije umwami wabo, bamubamba bamwica urupfu rw'agashinyaguro. Ibyo byari byabateye ubwoba. Nuko Yesu igihe rero yari amaze kuzuka yatangiye kubiyereka. Rimwe rero yabasanze aho bari bikirangiraniye, nuko aboneka hagati muri bo, ababwira amagambo yabakomezaga, arababwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Iki gihe Yesu yabiyerekaga ntabwo Toma yari ahari bwa mbere. Ni nayo mpamvu igihe abandi bigishwa babwiraga Toma ko babonye Yesu, Toma rwose yaravuze ati ibyo bintu simbasha kubyemera rwose, keretse nanjye ubwanjye nimubona, maze ngarambura ikiganza cyanjye nkagikoza ku nkovu zo mu biganza bye nkabibona, kandi akanyemera ngakora n'umurubavu kugira ngo mundebe koko ari we. Birumvikana ibi byagaragazaga kwizera guke bari bafite, kuko Yesu yari yarabibasobanuye neza ko agomba kugambanirwa, agapfa, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Rero nubwo ari uko byari byagenze kandi byanabayeho, batangira kuvuga amakuru ko Yesu yazutse, ndetse n'abamwiboneye babihamiriza Toma, ariko Toma aravuga tumva rero uko byagenda kose sindi bubyemere keretse nanjye nindemba arembye ikiganza cyanjye nkagikoza mu nkovu ze nkamenya ko koko uwo mwabonye ari we. Aha rero ku nshuro ya kabiri ngo Yesu yongera kubabonekera, noneho na Toma yari ahari. Birumvikana ngo nyuma y'iminsi igeze ku 8 Yesu yigenda yiyereka abigishwa be, byabaye ngombwa ko yongera kubasanga hahandi, ariko noneho abiyereka Tomasi nawe ahari. Ngo igihe Yesu aragaze hagati muri bo, yamenye ibyari mu mutima wa Toma, aramubwira ati rero Tomasi, zana ikiganza cyawe urebe, ukoreho wumve. Ku murongo wa 29 niho nshaka gusoma, aravuga ngo
maze Yesu abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizeye ahubwo ube wizeye. umurongo wa 28. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko umbonye, hahirwa abizera batabonye. Aya magambo nubwo yemereye Tomasi kugira ngo abone ikimenyetso gifatika, kugira ngo aze gutanga ubuhamya bwe yatanze ku murongo wa 28, aho yavuze ati, mwami wanjye kandi mana yanjye, ariko ibi bintu yabivuze ari uko abonye kandi agakora kuri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ati, nubwo wowe wizeye ari uko ubonye, ariko hahirwa abizera batabonye. Rero umwanditsi yadufashije gusesengura iby'iki gitangaza, iby'uko guhamya kwa Toma kwabereye muri iki cyumba igihe Yesu yabiyerekaga. Kristo yiyeretse abigishwa be nyuma yo kuzuka kwe, igihe bari bikingiraniye mu nzu kubera ubwoba. Birumvikana iby'inkuru yo kuzuka kwa Yesu, bamwe bavugaga ko abigishwa be bamwibye, birumvikana ko bari bafite ubwoba, ariko Kristo yari ahari kugira ngo abamare ubwoba. Icyo gihe Yesu abereka ntago Toma yari ahari, nyamara nyuma yaho yumvise amakuru yerekeranye no kuzuka, ayumva n'abandi bigishwa, ariko ntiyayizera. Birumvikana igihe yari agarutse agasanga abandi bigishwa bakamubwira ibyo babonye. Nibyo koko turabyibuka, abagore bazanye inkuru yo kuzuka kwa Yesu, ariko ibyo bintu Petero ntiyabyemera, arirukanka ajya kureba asanga imva irimo ubusa. Ni kimwe n'uko na Toma igihe yari agarutse asanze abandi bigishwa be bakamubwira ibyabaye, baramubwira ati, Yesu twamubonye, yaganiye natwe, yavuganye natwe. Ariko Toma birumvikana yagize kwizera gukira, avuga ati, mva nintamwibonera nanjye sindi bwizere ko ari we. Kandi ikindi ngo yibaje mu mutima we, yatekereje impamvu Yesu yabiyeretse wadahari. Toma yaragaragaje kwizera kurimo ikigombero. Kwizera kwe kwarimo ikigombero, cyangwa se dukoresheje indimi z'amahanga kwarimo kondisiyo. Yifuzaga kwizera ariko ari uko abonye, ari uko akoze kuri Yesu. Kwizera Yesu muri ubwo buryo kwagiye kugaragara mu butumwa bwiza inshuro nyinshi. Ahangaha iyi myizere yo kwizera gushingiye ku bimenyetso bifatika, tubona ko mu butumwa bwiza bwa Yohana byagiye bisubirwamo inshuro nyinshi. Urugero, igihe Nikodemu yari imbere ya Yesu, ahuye na Yesu, Yesu akamubwira iby'inzira y'agakiza, amubwira ko agomba kuvuka ubwa kabiri. Uku kwizera kurimo gushidikanya niko kwateye Nikodemu kubaza Yesu ati, none ibyo byashoboka bite? Yifuzaga ko amwereka ikimenyetso simusiga kimwereka uburyo ibyo bintu byo kuvuka ubwa kabiri bishoboka. Nanone turasanga aya magambo yo gushidikanya yaragarasubiyemo n'uyu mugore kwiriba, igihe Yesu yamubwiraga ati, mpa ku mazi nanjye ndaguha ku mazi y'ubugingo. Uyu mugore yifuzaga kubona ikimenyetso simusiga kigaragaza uko Yesu ashobora kubona gutanga amazi, kandi n'ukuri Yesu yarabishoboraga ko yari Imana. Ariko uyu mugore igihe yamubwiraga ko udafite icyo uvomesha, iriba rikaba ari rirerire, ntago yizeraga ko ibyo Yesu amubwiye koko bishoboka, ahubwo yifuzaga kubona ikimenyetso kibifatika. Nanone kandi tubona aya magambo asubirwamo igihe abantu bari bamaze kugaburirwa amafi, ariko nanone nubwo bari bariye bagahaga, mu gitondo cyakurikiyeho babwiye Yesu ati, none urakora kimenyetso ki kugira ngo tukwizere? Bifuzaga kubona yongera gukora ikindi kimenyetso gikora ku mitima yabo kikabanezeza. Ntago bizeraga bashingiye ku magambo babwiye ngo bumve ko mu magambo babwiye arimo ukuri, ahubwo bumvaga kwizera kwabo kwagombye kuba gukwiriye kuba gushingiye ku kintu gifatika. Umwanditsi aratubwira ngo uko kubanza kureba maze ukabona kwizera niko ubutumwa bwanditswe na Yohana bwamagana. Uretse n'ubutumwa bwiza bwa Yohana, natwe turahamagarwa kugira kwizera kudashingiye ku bimenyetso, kudashingiye ku mirimo y'ibigaragara, ahubwo niba biri mu ijambo ry'Imana bikwiye kuba ibyizerwa kuri twe, atari uko tubonye ibimenyetso simusiga. Ubwo Yesu yiyerekaga Toma nyuma yo kuzuka kwe, yamurarikiye kuza akareba kandi agakora ku mubiri we wazutse. Ariko umurongo wa 29 amubwira ijambo dukwiye kuzirikana, avuga ngo, yego wowe wizeye ari uko ubonye, ariko hahirwa abizeye batabonye. Ibi byari ubutumwa buzahoraho, kubera ko Tomasi yari afite amahirwe yo kwibonera Yesu bari kumwe akamukoraho, ariko abandi twebwe abari guzaza mu gisekuru giheruka isi, dukwiriye kwizera ubutumwa bwiza atari uko Kristo twamubonye, ahubwo kuko tuzi ko ukuri ko mu ijambo rye kudahinduka kandi ko kubitsa ibyiringiro byacu. Niyo mpamvu yifuzaga ko uku gushidikanya ko mu mutima wa Tomasi
akurwaho kugira ngo nyuma y'uko amaze kubonana nawe, nyuma y'uko basize mu isi ngo bababwirize ubutumwa bwiza, bagombaga kubikora kandi Kristo atakiri kumwe nawe kandi bakizera ko abana nawe mu buryo bwo kwizera. Hano hari amagambo meza umwanditsi yatwandikira tuvuga ngo ntabwo Imana yigera idusaba kwizera itaduhaye ibimenyetso bihagije dushobora gushingiraho kwizera kwacu. Ntabwo Imana iturarikira kwizera ibintu byo mu cyuka itaduhaye ibimenyetso simusiga, ariko nanone ntabwo yifuza ko kwizera kwacu gushingira ku bifatika gusa. Oya, kuko ntabwo iduhamagara kwizera ibintu bidashoboka, ntabwo iduhamagara kwizera filozofi, oya, ahubwo iduhamagara kwizera ariko yaduhaye ibimenyetso simusiga bihafatika. Kubaho kw'Imana, imico yayo, ukuri kw'ijambo ryayo, byose byashizweho ni ibihamya bireshya intekerezo zacu, kandi ibyo bihamya bihari ari byinshi. Ntabwo Imana yigeze ikuraho ko dushobora gushidikanya. Kwizera kwacu ntikugomba gushingira ku bihamya. Mbese ni iyihe ngorane ishobora kubaho turamutse dushingiye kwizera ku bihamya bifatika? Igihe Yesu yacaga Toma akamubwira ko atakwiriye kwizera ashingiye ku bifatika gusa, yamwibutsaga ko hari abazizezwe n'amagambo abazasoma mu butumwa bwiza. Abo bantu rero kwizera kwabo ntikwagombaga gushingira ku bimenyetso, kubera ko mu minsi iheruka Satani yari gushobora gukora byinshi mu bitangaza, ndetse ni nayo mpamvu dukwiriye kugira gushishoza. Kwizera kwacu kukaba kudashingiye cyane ku bimenyetso n'ibitangaza, kubera ko bene ubwo buryo Satani abukoresha. Ntabwo dukwiriye gushingira ko kwizera kwacu ko ari uko twabonye ikintu kidasanzwe, ko ari uko twiboneye n'amaso yacu agakora ku bintu bidasanzwe, ahubwo dukwiriye kwizera Kristo kuko ijambo rye ringana na Kristo ubwe. Rero igihe Yesu yacyahaga Toma kuba yaratinze kwizera, akabanza gushidikanya, akavuga ko ari bwemezwe nuko we yirambura ikiganza agakora kuri Yesu, akumva kandi akareba iby'inkovu zo ku mubiri we. Ibi byari ukwizera gushizeho ikigombero. Ni nayo mpamvu muri aya magambo bakuye mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, baratubwira ngo umunyabyaha uzashaka impamvu zo gushiraho gushidikanya kwe ntabwo azigera zibura mu butumwa bwiza. Azabona hari imirongo imwe n'imwe yakwiriye gushidikanwaho, azasanga hari byinshi bimunanira kubisobanukirwa, ariko icyo ijambo ry'Imana riturakira riratubwira ngo niba uko ari ukuri kwavuzwe n'Imana, niba ibyavuzwe twarabonye ko byahasohoye ku byavuzwe mu kuza kwa Yesu igihe yazaga ku isi bwa mbere, ibyavuzwe mu buhanuzi twabona bigenda bisohora, dukwiriye kugirira icyizere ibyanditswe byera ko na bike bitarasohora bizasohora. Bityo rero ntidukwiriye gushaka impamvu dushobora gushidikanya kwacu, kuko gushidikanya ubutumwa bwa Yesu, gushidikanya iby'ubutumwa bwiza, ibi bivamo akaga gakomeye, kuko ni nako abayuda bagize mu gihe bashidikanyaga yuko Yesu ari Mesiya, ntibamwizere nka Mesiya. Ibi byabaviriyemo kumugambanira ndetse baranamwica, aribyo byaviriye gucirwaho urubanza. Rero binyuze mu ijambo ry'Imana, mu byo yaremye ndetse no mu byo tubona, twahawe ibihamya bidashidikanwaho byo kwizera. Ibyo rero nibyo biduhamiriza ko Kristo ari umwana w'Imana, kandi ni nabyo biduhamiriza ko umurimo Kristo yakoze uhagije kutweza gukiranirwa kwacu kose. Ntidukwiriye rero gushidikanya, nta n'impamvu dukwiriye gushaka, ahubwo kuko dushingiye mu byanditswe byera. Igihe Pawulo yashishikarizaga abibere gucukumbura muri byo, yabakundiye ko igihe bumvaga umurongo batawusobanukiwe, bashakaga uburyo bawusobanuza undi murongo, nk'uko William Mire yabigenzaga. Mu gihe ugize ukuri guke usoma kandi ntiwumve ko uri gusobanukira neza, ntukwiriye gutegereza ko uzabona ikimenyetso cya kindi cy'ikintu kidasanzwe. Oya, ahubwo niba utabashe kumva bene uko kuri, shakisha ukundi kuri gufitanye isano nako, kandi niba byanditswe muri Bibiliya, ibyo bintu ukaba uzi ko byavuye mu kanwa k'Imana, nk'uko tuzi ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ibyo ntibikwiriye gushidikanwaho, dukwiriye kubyizera. Hari amagambo hano hasi batubaje, ni ikibazo kigufi cyane, batubwiye ngo hagize umuntu kubaza ati kuki wizera Yesu, wamusubiza iki? Iki kibazo ni ikibazo umuntu wese yakwibaza.
kuki wizera Yesu, kuki wahisemo kugendera ku mahame, ayo mahame kuki uyizera. Yego nibyo, icya mbere nuko byanditswe biboneka mu byanditswe byera kandi byavuzwe n'Imana. Niba twizera tudashidikanya ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi umumaro wabyo akaba ari kugira ngo bidutunganye, bitwemeze, bituhishurire ibyo Kristo yadukoreye, bitumenyeshe iby'umurimo we, bitumenyeshe uko dukwiriye gucika ku cyaha. Ibyo bintu ubwo byanditswe mu butumwa bwiza, ubwo byanditswe mu byanditswe byera, dukwiriye kubyizera tutagize gushidikanya. Mu gusubiza iki kibazo, ndibuka amagambo Petero yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:15, niho yabwiye abari bamutemaza amatwi aravuga ati, nuko rero ntimukababazwe babahora gukora ibyaha, ariko nanone muzanezerwe mwishime ubwo bazabahora ko mwumvira Kristo, ko mukora ibyo Kristo yabategetse gukora. Ariko arongera abavuga ati, niba bahamagara mu nkiko ntimukwiye gushidikanya, ntimujye kure ku bibazo byo musasubiza, ariko nanone mugomba kugira umwiteguro ku buryo mukwiriye gusobanura impamvu zo kwizera kwayo. Rero igihe umuntu akubajije impamvu wizeye Yesu, icya mbere ukwiriye kuba ufite impamvu simusiga, ufite ibyo wizera muri wowe bitari ibyo wumvanye abandi, ahubwo ibyo Kristo yagukoreye bikaguha impamvu yo kumwizera. Reka dusabe Imana kugira ngo ubwo Kristo hari ibyo yadukoreye, yatanze igitambo cy'ibyaha, kandi ibyanditswe byera bitubwira ko uwizera uwo mwana afite ubugingo. Reka dusabe Imana kugira ngo imitima yacu yizere kandi irusheho gushikama ku kuri twamenye, maze uko kuri niko kuzatubatura tukaduhesha guhabwa ubugingo buhoraho. Reka nsabe namwe mbasabira ngo Mwuka w'Imana ashimangire ijambo rye mu mitima yacu, kandi aturinde umuzi wose wo kutaryizera, adukuremo icyucu cyose cyo gucidikanya, nk'uko Toma byamuviriyemo rwose gucaha Yesu amubwiraga ati, hahirwa abizera batabonye. Ibi byagaragazaga ko yari afite kwizera guke, ariko ngo igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, abigishwa bongeye kwitekerezaho basanga rwose bari bafite icyo babura, maze basaba Mwuka Wera abashoboza kuba abahamya butumwa bwiza. Reka natwe dusabe Mwuka Wera kugira ngo yuzure mu mitima yacu, ahatatunganye adutunganye, kandi aho tubuze ibyiringiro ajya dukomeza. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, tunejejwe cyane n'umwanya uduhaye wo kwigana ibyanditswe byera. Ijambo ryawe ridusobanuriye ko dukwiriye kugira kwizera, kuko ibihamya kuri Imana idukunda, ibiduhamiriza ko Kristo adukunda, byose bibumbiye mu byanditswe byera. Nuko rero turinde gushidikanya uko ariko kose Kristo twamenya ture mu mutima wacu, kandi tumwizere ubwo agiye kuhishurwa, twebwe nawe tuzahagarare mu mwanya mwiza aho wifuza ko tuzagusanganira. Ngaho buno bwa burindi imitima yacu, ibyo ubona bidukwiriye aba ari byo duhana n'abizera bose, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.